Alright, reka mbasuze mbaye nikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mind Fest TV. Iyi ikaba ari ya televiziyo kwa makuru meza cyane, amakuru ameze neza cyane. Today we have my heart. Ikaba filime nziza cyane, ariko rero reka mbanze mbabwire. Hari abandi baza batwandikira message mbi, messages zitameze neza, ariko nawe turabashimira ku ruhande rumwe abaduha messages zimeze neza, ibintu bya positive na negative turabyemera. Nuzavuge rero ngo kwanditse message mbi kuri The Mind Fest TV biratuma duhagarara gukora akazi kacu. Wapi iyo message mbi wanditse iraduha motivation, iyo nziza wanditse duhe motivation, byose nta kazi kabisa. Ntabwo twabarakarira ngo nuko mwatwandikiye message mbi, ntabwo twakurakarira ngo nuko wavuze yuko wenda ikintu iki n'iki atari cyo, niko byumva ariko hari n'urundi ruhande rwumva ikintu ukundi kuntu. Iyo wumvise ikintu nyine gutyo uba ugomba kuyitwara nkuko wacyumvise. Niyo mpamvu tutakuveba kandi turagukunda cyane wowe ugerageza kwandika comment, by'umwihariko niyo wakwandika ikintu kiri negative ariko babyerekana yuko nyine wadukunze ibintu byacu ubyumva. Rero nicyo mbakundira cyane, nicyo kintu gituma nkomeza kubakunda cyane. Iyi ni The Mind Fest TV, nje ni GMMG Just in Mind, ndabakunda cyane. Iyi ni my heart. Iyi rero ni filime iri kugenda ica ibintu, filime iryoshye, filime nziza, filime y'isi, filime ya danje. Iyi filime rero mubonye uko igice cya 470 episode ya 340 mubonye uko birangiye na Vi aje kureba umwana, birangiye na Vi ageze kwa Peri aje kureba Peri. Uko tubizi neza tuzi uko na Vi ataje aje kureba Peri, ahubwo araje aje kureba umwana. Ese umwana muzi ukuntu imeze, biragenda bite? Ese uyu mwana ari bumubone? Ese biragenda bite? Uyu mwana se murabona Nsabi se ahubwo ari bumwemerere? Niba nta mafaranga afite se ngo amuhereze, biragenda bite? Nsabi ko mubizi uko ibintu bigize intambara, biragenda bite? Na Vi aho nari busubireyo atajyanye umwana bikarangira araburije, cyangwa hari ukundi wenda biri bugende bikarangira amubonye. Ariko rero ku rundi ruhande ibi bintu Peri yapanze ntabwo ari sawa. Niyo mpamvu nyine ubona Maka yagiye ababaye, none na Vi turazareba ukuntu azaba ameze namara kumenya ko umwana nawo hari. Ariko ibitekerezo bya Nsabi Imana yanjye kuri Peri, Nsabi nawe kabisa aba yatekereje ibintu bitari neza cyane ku buryo yoshya Peri ngo ahishe umwana. Kiriya kintu ntabwo ari cyiza kabisa, ntabwo kiriya kintu ari best, ntabwo kiriya kintu ari bera, ntabwo ari cyiza. Ese murabona papa Natasha ibyo abwiye Adolphe ari byo koko? No kuvuga ngo mama Natasha nagaruka avuye mu bihugu yagiye mu by'Uburayi azazanye zira miliyoni 80 koko yahombeje muri kampani ya Yannick. Icyo namwe mukitubwireho nimba mubona koko ari amafaranga azayabona. Ese murabona azayabona kugira ngo aze nyine yishyure noneho nawe ave mwakira cyasha bamusizemo? Ese nayabona akayishyura bizagenda bite? Ko babuze miliyoni 40 bakaba baramusizeho miliyoni 80, naza yazanye bazemera amafaranga bayafate ubundi bayashyire muri kampani kandi barabeshyeho izindi miliyoni 40, cyangwa bazibikirizo 40 bashyiremo izindi 40 zari zarabuze. Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ese wowe urabona mama Yannick ari amafaranga azayabona ukurikije nyine uburyo yagiye yirata avuga ati ndaje nyazane? Kandi none ugakurikiza n'ibyo papa Natasha abwiye Adolphe avuga ngo azayazana abagore ntubazi, you don't know how they think, you don't know how they keep their things. So nguse vuga yuko n'ubundi azaza yazanye amafaranga. Murabona rero iwabo wa Kasha tashi zabaye tachi. Murabona papa wa Kasha na mama Kasha tachi zabaye tachi, barimo baratacinga. Ku rundi ruhande Kasha nakibaza what happened inzu, what happened, bakavuga ati inzu twamaze kuyigurisha. Ni mu gihe Kasha ari kuzana undi muntu kugira ngo aze agure iriya nzu. Ageze kwa Bijiyobija, Bijiyobija aramubwira ati rero wa mwana we ahangaha ntabwo akiri iwanyu sha, ugenda gake nugera hano banze upfukame mbere yo kugira icyo ukora. Aha ni kwande, aha ni kwa Bijiyobija, ntabwo ari iwanyu. Bijiyobija murabona ko afite akanyamuneza, arishimye, ameze neza cyane. Ibi bintu Bijiyobija ngenda abona ari ibintu bimeze neza, ari sawa, kuko kuba yishimye ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Ni n'ikintu nanjye ndiba nkavuga ati cyakoze noneho kuva Bijiyobija yongeye kwishima, kuva ibintu byose byongeye kugenda neza, byasuye ku murongo, ni ikintu cy'agaciro cyane kuri Bijosi. Bijosi rero akaba ari mu nzu nziza cyane iteye ikintu cyitwa metallic, ariko n'ubundi iriya ni yindi bari kumuvugururira iye bwite, noneho ntabwo arayigeramo nta nubwo arayibona. Do you see in the film uko Bijiyobija ameze na famille ye? Do you see? Ese Bijiyobija ko twabigarutseho
nimuzasanga uyu nguyu Bijiyobija ari we ubyara Dogiteri Nsabi. Murabizi Nsabi ntabwo twari twabona iwe, ntitwari twabona iwabo twumva ngo ni mu cyaro ariko ntituhazi. Ese nidusanga n'ubundi Dogiteri Nsabi abyarwa na Bijiyobija, kuko Bijiyobija Flomina n'umugore wa kabiri afite, kuko bigaragara yuko nyine Flomina akiri muto kandi Bijiyobija ari umusaza afite undi mugore wa kabiri. Nituzasanga Bijiyobija ari we se wa Nsabi, muzabyakira mute muri filime? Amushuwa ko bishoboka ko kuba ari nabyo. Devu yanze kuba bro wa Kelly. Ese Devu murabona kuba yakwemera kuba bro wa Kelly byaba ari byiza cyane? Gusa mwagiye mubona yuko n'ubundi yagiye abisabwa na Kelly amwinginga ngo ati mfasha, komeza umfashe pe umbere musaza wanjye. Ese Devu kubyemera ni ibintu byiza cyangwa ni bibi? Iki nicyo kintu turi kwibaza. Devu yemere se abe musaza wa Kelly n'ubundi cyangwa byihorere? Icyo ni inama zanyu mumubwire, ariko n'ubundi mwabonye ko byangiye Devu abyemeye, yemeye yuko agomba kuba musaza wa Kelly, yemeye ko agomba kuba ari we umufasha, yemeye ko agomba kuba umwe mu bantu nyine bamufasha buri kimwe cyose, yemeye yuko agomba kwigira Chris, agahinduka Chris. Ibi bintu ntabwo mubona yuko bishobora kuzamugiraho ingaruka? Nta ngaruka muri kubona kuri Devu? Ese kuba azahura na Willy bakaba inshuti, Willy nazamenya ko kamubeshye n'amafaranga abiri afite bizagenda bite? Ntabwo ibintu bizagorana. Nge ikintu nari kuvuga, iyaba Chris abizi yuko Devu agiye kumugira mu kimbo, aho hantu byari kuba fresh. Ariko mu gihe Chris atabizi, Devu agiye kubyijandikamo atabizi, agiye kujya mu kimbo cya Chris, agiye kubijyamo abyinjiremo atabizi. Devu arahubutse nyamara kabisa, Devu arahubutse hano hantu. Yannick arakora iki kugira ngo ashimishe Chris? Chris murabizi neza baraganira, mubwira ko yatandukanye na Kelly. Yannick aramubwira ati urabizi ibintu byose nta kintu na kimwe tutajya dukorana, ibyo unsabye ndabigukorera, nanjye promesi yuko ngomba kubona Kelly. Yannick rero reka dutegereze. Se Yannick arakora iki kugira ngo ahuze Kelly na Chris? Nkuko mubizi Yannick abisabwe bino bintu, hari ikintu cyakorwa kugira ngo ye kubigeraho? Hari ikintu yakora kugira ngo ye kubikora? Ibi ni ibibazo noneho kabisa. Nimba Yannick abisabwe kandi Chris murabona yarihebye, muzidiru Chris yakoze, muzidiru Yannick yakoze ahuza Kelly na Chris, none abisabwe kubijyamo, kubyinjiramo kandi batazi uko byagenze. Ese Yannick arakora iki kugira ngo yongere yihebere Kelly, noneho amuhuze na Chris, urukundo rwabo rukomeze rukomere? Ese Yannick arakora iki? Yannick nimubona yuko hari Yannick nicyo nakugiraho inama, nubona amahirwe cyangwa ukabona ikintu cyatuma wongera guhuza Chris ndetse na Kelly, uzahita ubagira inama bahita bakora igikwe byihuse kugira ngo bive mu nzira. Nibakora igikwe na bya bindi byose bakoreze, bya bindi byose bakuvugagaho, bya bindi byose wagizemo uruhare bizaba birangiye, kuko ibintu wagizemo uruhare byose ni byinshi, kandi ko warabigizemo uruhare ndabizi neza yuko wowe nta kibazo kandi ko warabigizemo uruhare ndabizi neza yuko ubu babimenye byakugiraho ikibazo, ariko barabanye ahubwo banagushimira bavuga ati cyakoze aka kantu wakoze ko kuduhuza ni sawa, ni keza cyane. Reka mbashimire mwese mukunda The Manifest TV, musaba gukora subscribe, share, like, comment nimba utari wabikora, kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze bigende kandi bigere kure. General GMMG Justin Mind, ndabakunda cyane. Ciao ciao.